zitandukanye. Ibigeragezo ndashaka ko buri wese abasha kumenya uburyo bifite umumaro muri iyi mibereho yacu ya gikristo. Kuko dusanzwe tubizi mu buzima busanzwe, umunsi ugira amanywa, ukagira ijoro, ugira imvura, ukagira n'imbeho, ugira ibicu, ndetse ukagira n'izuba iry'igikatu n'iryoroheje. Ariko ibyo byose ni ingenzi ku buzima bw'ibyaremwe. Ubwo habayeho izuba gusa ntihaboneke imvura, ibyaremwe byahagirira ikibazo. Habayeho imvura, habayeho izuba ndetse n'imvura ariko ntihaboneke umuyaga, nabwo byaba ikibazo. Nicyo gituma hari n'igihe biba ngombwa hakaboneka n'imvura n'umuyaga. Mu bukristo nabwo birakwiriye yuko habaho ibigeragezo bitagambiriye kurimbura ubukristo bw'umuntu, ahubwo bigambiriye kumukomeza. Ndashaka ko dusobanukirwa neza umumaro w'ibigeragezo, ariko tubanje gusobanukirwa uburyo tugomba kubitandukanya n'ibishuko. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bahura n'ibishuko bakabyita ibigeragezo, ariko ijambo ry'Imana ryarabitandukanije. Ariko muri uyu mwanya ntabwo tugiye kwiga ibishuko, ahubwo tugiye kwiga ibigeragezo. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 13 harimo amagambo adusobanurira neza ibishuko. Abaheburayo ibice byaho ni 3, ndasoma umurongo waho wa 13. Hari amagambo ari kutubwira atya ati, Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 13, haranditse ngo ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Ijambo ndashaka kuvuga aha cyane ni ibihendo by'ibyaha. Iyo ibishuko bije aba ari ikintu Satani yateguye agambiriye kuguhenda ubwenge kugira ngo kigwemo ubukoze icyaha. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko ari ibihendo by'ibyaha. Mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, ndasoma ku ipaji ya 81, ubwo ndaba ntambutse ku ijambo ryitwa ibishuko. Haranditse ngo zirikana aya magambo ngo ibihendo by'ibyaha. Igihe cyose Satani yambika ibishuko bye umwitero w'ubugiraneza, mube maso mutabigwamo. Igishuko ni igisubizo Satani azanira umuntu gisa nk'igihuje n'amakene yari afite, ariko Satani acyambitse umurimo w'ubugiraneza. Niba ufite ubushobozi, niba wabuze ibyo kurya, akwereka aho wabyiba, akakwereka yuko utanafatwa. Inzira zose zitandukanye zagusubiza igisubizo gihuje n'ibyo ukenye, ariko binyuze mu nzira zabuzanijwe, nta karengane, ahubwo akakwereka ubyiza urabona wishoye, nyamara ingaruka zikakuzaho. Nicyo cyitwa igishuko cyangwa se ibihendo by'ibyaha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mube maso mutabigwamo. Kunyuranya n'ukuri no gukiranuka inshuro imwe gusa bitegura inzira yo kuzica amategeko bwa kabiri, maze ibibi bikajya byisubiramo kugeza ubwo umutima w'utizera unangirwa, umutima nama ntiwongere gukabakabwa. Umugambi wa Satani ni uko gutera igishuko kikakunyereza ukagwa mu cyaha, maze imbaraga zo kwitegeka no kwihagararaho zikaba ziranyereye. Igishuko cya mbere uguyemo kikagutegurira kuzagwa mu cya kabiri, maze umutima ntiwongere gukabakabwa, umuntu agahinduka utizera, ntiyongere gukabakabwa n'ijambo ry'Imana. Icyo twashakaga kuvuga aha ni ukumenya neza igishuko ni ikintu Satani ategura agambiriye akakubwira ko akugiriye neza, ariko kucyemera ukagishyira mu bikorwa ukawuhama unyuranije n'ubushake bw'ijambo ry'Imana.
nyamara kandi iyo ukiguyemo ngo inzira yo kuzagwa mu bindi byaha ikaba imaze guharurwa, umutima umuntu agahinduka utizera, umuntu akanangirwa, noneho ntiyongere gukabakabwa. Nicyo gituma abantu benshi bajya basenga, ibishuko bikaza imbere yabo, bakitiranya bakibwira ngo ubwo ni ubundi buryo Imana yateguye bwo kubasubiza, ariko iyo buje budahamanije n'ubushake bw'ijambo ry'Imana kiba cyamaze kuba igishuko. Nyamara kandi igishuko umuntu akinjiramo ku bushake bwe, abyihitiyemo, yibwira neza ko abonye igisubizo cy'ibyo yari afite. Ndinjira mu gitabo cya Mariko ibice ni 10, ndasoma ku murongo waho wa 38, niho tugiye kureba neza noneho ikigeragezo cyangwa se ibigeragezo. Matayo ibice byaho ni 10, ndasoma umurongo wa 38, haranditse ngo kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko abantu bose ku isi bemera kuyoboka Imana kandi bakayumvira, baba bafite umusaraba bagomba kwikorera, kandi noneho umusaraba wanjye n'umusaraba wawe ntabwo bihuje. Nicyo gituma abantu bahumurizanya. Imisaraba y'abantu cyangwa se ibigeragezo by'abantu biramutse bihuye bimeze kimwe, nta wazajya ahumuriza undi. Ariko Imana yemeye yuko ibigeragezo abantu bahura nabyo, ibigeragezo abantu bajya bageragezwa bitandukana n'iby'abagenzi babo, kugira ngo uwahuye n'ikigeragezo cyo mu bwoko bumwe abashe guhumuriza uwahuye n'ikigeragezo cyo mu bundi bwoko. Nyamara kandi nta muntu Imana yateguriye kuzabona ubugingo buhoraho cyangwa se ikamba rya cyami atabanje kwambikwa ikamba ry'umubabaro. Ndaza gusoma undi murongo wa Mariko ibice byaho ni 10, umurongo wa 38. Mariko 10:38, hari amagambo ntekereza ko adufasha cyane. Aratubwira ati, reka mbere ku murongo wa 37, haranditse ngo baramubaza bati uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba? N'abari bashaka kubana na Yesu mu bwami bwo mu ijuru, umubyeyi ari kuvuga ati rwose ndashaka yuko aba bantu bazagira icyo babona mu bwami bw'Imana. Bahawe umudendezo wo guhitamo, baravuga bati umwe yakwicara iburyo undi akicara ibumoso mu ngoma y'Imana. Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Itesite bahawe, mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati tuzabishobora. Yesu arababwira ati koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niho muzabatizwa namwe, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Ijambo ry'Imana ritugaragarije neza uyu mubatizo, ariko kandi ntabwo ari umubatizo wo kujya mu mazi, ahubwo ni umubatizo w'ibigeragezo. Abakristo benshi bajya bishyira ku rutonde rwo kujya kubatizwa, bakibizwa mu mazi menshi, ariko kandi umubatizo w'ibigeragezo wo nta wishyira ku rutonde, ahubwo ajya kwibona akabona ruriho. Nta numenya urutonde rwaranyuramo, ajya kubona akabona yarunyuzemo. Nyamara kandi nta muntu ushobora kuzahabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho ngo abashe kwicara iburyo bw'Imana bwa Yesu, iburyo cyangwa ibumoso, atarabanje kunywa ku gikombe Yesu yanywereyeho. Bana b'Imana, muri iyi minsi yacu abantu bashaka ubukristo, ariko bashaka ubukristo butagira ibigeragezo, ariko ntibibaho yuko ubwo bukristo bwabaho hatabonetse ibigeragezo. Yesu yabivuze neza mu gitabo cya Luka ibice 12,
ndasoma umurongo waho wa 50. Hari amagambo ntekereza ko nongera kuvugaho. Mbese uyu mubatizo w'ibigeragezo iyo uwukwebye kuzabona ikamba ry'ubugingo buhoraho ntabwo bishoboka. Nyamara kandi nta muntu uhitamo ikigeragezo azageragereshwa. Data wo mu ijuru niwe umenya neza uburyo agomba gutoza abana be. Ndasoma Luka 12 umurongo waho wa 50. Hari amagambo ari kutubwira atya ati haranditse ngo, reka mpere ku murongo wa 49, naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Hariho umubatizo nkwiriye kuzabatizwa. Nyamuna uburyo mbabazwa kugeza ubu kugeza aho uzasohorera. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. So gutanya abantu mu buryo bwo kutumvikana, ahubwo nuko umukiranutsi azirana n'umunyabyaha. Ubwo abanyenzoga n'abatazinywa, abasambanyi n'abitegeka, abirinda n'abatirinda, byange bikunde iyo ijambo ry'Imana ryumviwe, umurongo batandukanya uhita wigaragaza. Ijambo nari nshaka kuvuga aha ni uyu mubatizo Yesu yavugaga. Yarabatijwe, abatizwa na Yohana, ariko uyu mubatizo wundi ntabwo ari Yohana waje kubigiramo uruhare, ariko byari bikwiriye yuko awunyuramo. Nawe mukristo unteze amatwi, ntacyo wakora ngo uyu mubatizo uzawukwepe, uzareke kuwunyuramo, niba wibwira yuko, niba ushaka yuko uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rwaho rwa 311 ndetse na 317, ngiye gusomamo aya mapaje atubwira atya ati: buri mukristo wese abwirwa ijambo ryabwiwe Petero ngo, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Aya magambo arakomeye. Iyo uyobotse Imana ukagambirira kuyumvira, ukemera ko ubushake bw'ijambo ry'Imana busohorezwa mu mibereho yawe, uba uri ku rubuga aho Satani ashaka neza kugira ngo akunyeganyeze, maze ibyari bikurimo bikuvemo. Icya kabiri, hari igihe Imana yemera kugira ngo umudendezo wawe, ubushake bwawe buhitemo. Igihe ibigeragezo bije, igihe ingorane zikwisutseho, uhitemo neza uwo ugomba kuyoboka uwo ari we. Ku rupapuro rwa 317 hari amagambo ari kutubwira ngo, buri muntu wese azahura n'ibigeragezo. Buri muntu wese. Iyo uri ku isi warayobotse Imana, ugambiriye kuyumvira, uri ku rutonde rw'abo Satani ashaka kunyeganyeza. Uri ku rutonde rw'abantu bagomba guhura n'ibigeragezo. Nyamara kandi ikigeragezo cyangwa ibigeragezo uzanyuramo, cyangwa se uzanyuzwamo, cyangwa se uzahura nabyo, ntabwo weho ubizi, cyakora uzabimenya ubigezemo. Kubera iki? Mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, Kubana n'Imana buri munsi, urupapuro rwaho rwa 319, hari amagambo ari kutubwira atya ati: Kubana n'Imana buri munsi 319, hari amagambo ari kutubwira ngo, hirya y'uburezi bwo mu rugo no ku ishuri, abantu bose bagomba guhura n'ishuri rikaze ry'ubuzima. Ubwo gutekereza kuri ishuri utazarinyuramo uri ku isi, ntabwo wareka kuba wibeshye, kandi ubwo uba ugiye kwibwira ibidashoboka. Ni ngombwa ngo umuntu agire uburezi bwo mu ishuri,
ni ngombwa ngo umuntu agire uburezi bwo mu rugo, ni ngombwa ngo yige ijambo ry'Imana mu buzima busanzwe, ariko kandi ishuri rikaze ry'ubuzima, umwana w'Imana, umuntu wese uri ku isi azarinyuramo, kuko twamaze gusoma ngo buri muntu wese azahura n'ibigeragezo. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 niho banditse ngo abantu bose ngo iyi si dutuyemo ngo ni ibarizo ry'Imana. Iyi si dutuyemo ni ibarizo ry'Imana. Buri muntu wese uri ku isi, cyane cyane abayobotse Imana, bagomba kumenya ko ari inshingano yabo kumenya neza uburyo bashobora kunyura muri iryo shuri, kuko byange bikunde umuntu wese uri ku isi agomba kunyura muri iryo shuri ry'ubuzima rikaze. Icya kabiri, umuntu wese uri ku isi agomba guhura n'ibigeragezo. Icya gatatu, umuntu wese uri ku isi aje yibuka, cyane cyane ndavuga uwayobotse Imana, aje yibuka ko Satani arekerereje kugira ngo ibigeragezo cyangwa se intambara zitandukanye zamukura mu kwizera zimugereho. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 urupapuro rwaho rw'187 niho handitse ngo iyi si ku mukristo ngo ni ibarizo rito ry'Imana. Iyi si twebwe tubona ku isi, haranditse ngo this world is not the Christian's heaven. Iyi si ntabwo ari ijuru ku mukristo. Kwibwira ngo ndabaho ntageragezwa, ndabaho ntahura n'ibirushya, ndabaho ntahomba, ndabaho nta kintu kinyeganyeza, ubu uri gushaka ijuru ku isi, mbese ibyo wakagombye kuzabona mu ijuru uba ushatse kugira ngo ubihererwe mu isi kandi bidashoboka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyi si ku mukristo ntabwo ari ijuru. Hepfo baravuze ngo ahubwo ni ibarizo, but merely the workshop of God, where we are to be fitted up to unity with sinless angels in a holy heaven. Haravuze ngo isi ku mukristo ntabwo ari ijuru, ahubwo ni ibarizo rito ry'Imana, ngo aho tugomba gutunganywa, ngo kandi tukunga ubumwe n'abamarayika batigeze bacumura bo mu ijuru. Ibarizo. Mu gitabo cyitwa Zaburi 144, tekereza ko hariho amagambo araza kudufasha cyane, umurongo wa 12, kugira ngo tumenye neza ku isi ari ibarizo. Imana ireba igishingaraye ikavuga iti baramuririmbiye nticyavaho, baramwigishije nticyavaho, baramusomeye nticyavaho, amateraniro yanyuzemo cyanze kuvaho. Iki kintu ntabwo akizi, ikizatuma iki kintu gishingaraye kivaho ni ibigeragezo. Maze ikigeragezo kikakunyunyuza, kikakwereka nawe ukibona ukuri, nyamara ukisanga uko wibonye atari ko wibwiraga uri. Uyu mugabo Petero yigeze nawe yishongora, ntiyamenya neza ko hari ikibuye cyitwa ubwibone gishingaraye mu mitekerereze ye. Aho yageze aravuga ati mwami, aba bose nubwo bakwihakana bakakuvaho, njyewe sinzigera nkuvaho. Ntabwo yarazi neza uburyo umubiri w'umuntu ushobora kwishongora, ariko ikigeragezo cyaza kikakwereka ukundi kutari uko wibwiraga weho umeze. Ndasoma ku murongo wa 12, haranditse ngo kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Uyu murongo ndashaka ko buri muntu wese awumenya. Inzu y'Imana, itorero ry'Imana, inzu y'Imana, umutima muzima nk'urusengero, kugira ngo uzabe inzu itunganijwe neza, ni ngombwa kuba ibuye, ariko iryo buye ntabwo rizitwa ibuye gusa kubera ko ari ibuye, ahubwo rizitwa ibuye ari uko ryabanje kubazwa rigatunganywa neza. Ijambo ry'Imana ni inyundo, niko byanditse mu gitabo cya Yeremiya, ariko iyo ijambo ry'Imana ribwiye umuntu ntabyumve neza,
Imana ije yemera ko bazwa kandi akabazwa n'ibigeragezo. Mwana w'Imana, nta wamenya aho Imana izahera ikubaza, nta wamenya aho Imana izahera iri kumbaza, ariko kugira ngo tuzahinduke inzu nziza y'inyumba nuko tugomba kuba amabuye abajwe. Ndasoma aya magambo aboneka mu gitabo cya Zekariya 13 umurongo waho wa 19. Hari igihe kigera ijambo ry'Imana rikemera yuko ubazwa, rikemera yuko ubatizwa. Uyu mubatizo ukomeye cyane, impamvu kugira ngo Imana uyigere imbere umeze nk'uko ishaka kandi ukwiriye. Mu gitabo cya Zekariya niho tugiye gusoma ibice byaho ni 10. Zekariya ibice byaho ni 13. Ndasoma umurongo wa 9 ndetse na Maraki ibice 3, ndahera ku murongo wa 2. Reka mbanze Zekariya 13, ndasoma umurongo waho wa 9. Haranditse ngo kandi icyo gice cya 3 nzakinyuza mu muriro mbatunganye kuko batunganya ifeza, nzabagerageza kuko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Ariko iri jambo kurivuga bizaba binyuze kure, nuko umuntu azaba abashije kunyura hariya hitwa mu ibarizo. Twamaze gusoma ko tugomba kunyura mu ibarizo kandi tugomba kuzitwa abahungu n'abakobwa b'Imana ari uko tunyuze mu ibarizo. Ijambo ry'Imana riti tuzamenya ko Uwiteka ari we Mana yacu, kandi natwe tuzambaza izina ry'Imana ari uko twabanje gutunganywa nk'uko batunganya ifeza. Muri ruraka bagakoranya, amakara akaboneka, ubushyuhe bukaza, ariko ifeza igakomeza ikaba ifeza, maze inkamba zigatambuka. Ndasoma mu gitabo cya Maraki ibice 3, ndahera ku murongo wa 2. Haranditse ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu barewe abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Birashoboka ko ituro ryawe, birashoboka ko ituro ryanjye byaba bitari byagira mu mwanya mwiza bitewe nuko tutaranyura mwarura ruganda. Mwana w'Imana, uru ruganda rufite umugambi ukomeye cyane wo kugira ngo tuzitwe abahungu n'abakobwa b'Imana, wo kugira ngo tuzabashe kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana yanjye, wo kugira ngo tuzabashe kuba inzu y'inyumba, wo kugira ngo tuzabashe gutura amaturo Uwiteka dukiranutse. Ariko rura ruganda ntabwo uzarwishoramo. Umushinga w'Imana yagambiriye yuko abagomba kuba bayo byange bikunde bagomba kunyura muri iryo shuri. Rimwe na rimwe hari igihe tujya twicara tukavuga tuti Mwami, natwe turashaka kuzicara umwe iburyo undi akazicara ibumoso. Ariko Yesu yabanje kubabaza ati se mwebwe mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Murashaka, murabishoboye kuzabatizwa umubatizo nzabatizwa? Icyakora kwicara iburyo bw'Imana ati si njyewe ubigaba. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo waho wa 2 hari amagambo ngiye gusomamo make cyane, maze nkinjira ku ntambwe ya 2. Nari ndimo sesengura ibigeragezo. Ni uruganda rw'Imana, ni ugutunganya, ni ukubaza, ni ukugira ngo duture Imana amaturo dukiranutse, ni ukugira ngo duhinduke abahungu n'abakobwa b'Imana. Yewe nibwo buryo Imana yemeye ko bubaho kugira ngo tubashe kubaho twemewe n'ijambo ryayo. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2 hariho ipaje ngiye gusoma amagambo make cyane, maze tugane hirya aho nshaka cyane. N'amagambo ntekereza ko akomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu isi
ntacyo wakora ngo utanyura mu ishuri ryitwa ibigeragezo. Baranditse ngo no crown, no cross, no crown. Nta musaraba, nta kamba. Nari nibeshe umuzingo wa kabiri n'umuzingo wa gatatu, ariko nuko yanditse, haravuze ngo nta musaraba. Twebwe duhuye nawo, twebwe twikoreye gutekereza ko tuzabona ikamba, tuba turi gushaka, tuba turi kwibwira kuzabona ibidashoboka. Haravuze ngo no cross, no crown. How can one be strong in the world without trials? No, nta musaraba, nta kamba. Ninde muntu washobora kuba umuhanga, ninde muntu washobora kuba intwari mu gihe adahuye n'ibigeragezo? Ntabwo bishoboka. Ninde muntu wabasha kuba intwari adahuye n'ibigeragezo? Hepfo aravuze ngo kugira ngo tuzabashe kuba intwari tugomba guhura n'imyitozo. Kugira ngo umuntu abashe kuba intwari mu kwizera, agomba guhura n'ibimugwirira, aho kwizera kwe kugomba gusuzumwa. Intumwa Pawulo iravuga iti mpora mpfa buri munsi. Icyo ntekereza kugira ngo tuzabashe kuzasangira kuzabona ibyiza by'Imana, ngo ni ngombwa ko tugomba kugabana no ku mibabaro umwana w'Imana yagiye ahura nayo. Noneho rero urashaka kuzabona ikamba, emera guhura n'ikamba ry'ibigeragezo. Emera umusaraba uwikorere, nyamara uwanjye n'uwawe ntabwo bisa. Nicyo gituma tugomba kuyaduhumurizanya, maze ufite ikibazo kimwe cyo mu rwego runaka agahumuriza undi, maze umurongo w'ijambo ry'Imana ukavuga ngo nimuhumurizanye, nimukomezanye, buri muntu wese abashe kubera mugenzi we inyunganizi, kubera ko naho tugomba gucungwa si hamwe, kuko naho dufite ubutandame si hamwe. Hariho icyo ibigeragezo bimaze, kugira ngo buri muntu wese abashe kubitekereza. Muri uyu mwanya twagerageje kureba ibintu bigeze muri 5 byitwa umumaro w'ibigeragezo. Ibigeragezo bifite umumaro utandukanye, ariko ijambo ry'Imana ryashyize ahagaragara byinshi. Muri byinshi ijambo ry'Imana ryashyize ahagaragara, turaza kuvugaho ibintu 5. Icya mbere ni uko ibigeragezo bihishura amakosa n'intege nke tutari twiyiziho. Iyo umuntu yibwira ko ari ikintu, Pawulo yaravuze ngo burya aba ari ntacyo ari cyo, cy'ibyo aba yarakwiriye kumenya. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu yibwira ko ari ikintu, akibwira ko hari ibintu runaka yiyiziho, ariko atabyiyiziho. Bakigisha tubwo ni runaka bavuze, bakaririmba ati iyo ndirimbo iraryoshye, ariko ibiri kuvugwa mu ndirimbo, ibiri kuvugwa mu ijambo ry'Imana, ibiri kuvugwa mu byigisho ari we biri kubwira, ariko ntabimenye neza. Ndasoma mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rwaho rwa 81, haranditse ngo izaburizamo imigambi yacu, izakoma mu nkokora ibyo twari twiteze, kandi izaducisha mu rucantege n'ibigeragezo kugira ngo iduhishurire uko turi. Birumvikana ibigeragezo biraza bikakugaragaza, bikakwereka ibyo utaruzi nawe. Rimwe na rimwe ukavuga ati ariko abantu bazi guhubuka, bakavuga ibintu by'ibigambo bitari bimeze neza, ariko bitewe nuko circumstance yahuye nazo utari wahura nazo, Imana ikakubwira iti sha nawe nzaguhishurira nkwereke neza uko uteye. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko twebwe twiyizi gake. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo waho ni wa 7, ndasoma ku rupapuro rwa 210, haranditse ngo Imana yohereza ibigeragezo kugira ngo isuzume abashobora guhagarara bashikamye ku munsi w'ibishuko. Iyo abantu bari kwitegereza bakibwira yuko ari abana b'Imana, Imana ijya yemera neza ko ibigeragezo biza,
noneho byarangiza bikakwereka neza ibintu wowe utari wiyiziho. Nyamara kandi iyo ugize amahirwe watabaje ubuntu bw'Imana, bya bintu utari wiyiziho niho ubasha kubimenya, ugasaba imbaraga y'Imana kugira ngo igutsindire. Noneho ibyo utaruzi iyo ubimenye, usaba imbaraga y'Imana kubinesha, ugasaba imbaraga y'Imana kubitsinda, kugira ngo ubeho utuye amaturo Uwiteka kandi ukiranutse. Ngo buri muntu wese afite ibintu atiyiziho, afite imico atiyiziho, ngo bigomba gushyirwa habona bitewe n'ibigeragezo. Buri muntu wese afite ibintu atiyiziho, afite ubutandame atiyiziho, ariko ibigeragezo iyo bije, bya bintu atari yiyiziho bishyirwa ahabona. Umumaro w'ibigeragezo ni uko biduhishurira amakosa n'intege nke twebwe tutari twiyiziho. Icya kabiri, ibigeragezo bibereyeho gukuza imibereho y'iby'umwuka. Umuntu yakumva bidashoboka, ariko nibyo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndasoma amagambo aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, urupapuro rwaho ni urwa 45. Aya magambo arashaririye kuyumva. Rimwe na rimwe nta n'uwabwira Imana ngo ariko Mana ngo ko ntaheruka guhura n'ibigeragezo, nta wabisenga. Ariko n'ubundi ntabwo Imana yakwemera yuko uhabwa ikamba rya cyami utarabanje guhura n'ikamba ry'umusaraba. Ibigeragezo bigomba kuza, ugomba guhura nabyo kugira ngo bashe kuba umuhungu n'umukobwa w'Imana. Paje 45, igitabo cyitwa imigani ya Kristo. Ndumva ariho ngiye gusoma aya magambo adufashe cyane kuri intambwe ya kabiri, itubwira ngo ibigeragezo bijya bituma imibereho yacu y'iby'umwuka ikura. Mu buhe buryo? Reka tuhagere twumve uko inyandiko yera itubwira, maze buri muntu wese abashe gusobanukirwa n'aya magambo. Haranditse ngo l'épreuve fortifie la vie spirituelle. Ibigeragezo bihembura imibereho y'iby'umwuka. Ibi bintu kubyumva birakomeye, keretse n'ubundi usabye imbaraga y'Imana ikabasha kubikumvisa. Noneho ngo guhangana n'ibigeragezo bishaririye, supporter veillamment et elle modèle notre caractère et nous apporte de grandes bénédictions. Iyo umuntu abyihanganiye, bitunganya imico yacu kandi bikatuzanira imigisha ikungahaye. La tempête et l'obscurité sont parfois nécessaires pour amener à maturité ces fruits parfaits de la foi que sont la douceur et l'amour. Aya magambo aravuze ngo iyi mpanda, uyu muraba uteye ubwoba ukomeye w'ibigeragezo, ngo rimwe na rimwe aba ari ngombwa. Umuraba n'umwijima bijya bikenerwa kugira ngo bibashe kuzana gukura gutunganye kw'imbuto zo kwizera, arizo mbuto z'ubugwaneza n'urukundo. Iyo umuntu ariko ngo Mana ndagusaba ngo umpe ubugwaneza, Mana ndagusaba ngo umpe kwihangana, Mana ndagusaba ngo umpe urukundo, burya ntibizigera bibaho imbuto. Izo mbuto ntizizigera zera igihe ibigeragezo bitabashe kuza. Kandi ibyo bigeragezo nibiza, nibyo bizatuma izo mbuto ngo z'umwuka zihisha, maze zikera, abari bazikeneye bakabasha kuzibona. Bityo rero ibigeragezo bihembura imibereho y'iby'umwuka. Ntabwo iby'umwuka byawe bizakura, mbese icyo ityazo rimaze ku muhoro nicyo n'ibigeragezo bimaze ku mukirisitu. Igihe ubugi bwari butangiye kukuvaho, igihe wari utangiye gusinzira, hari igihe Imana yemera maze ibigeragezo bikaza kugira ngo imibereho yawe y'iby'umwuka yongere izanzamuke. Mu gitabo cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa, ndasoma mu ipaje yaho ya 269,
reka turebe ko ayo magambo tuyabona. Abakozi babwiriza ubutumwa, urupapuro rwaho rwa 269 hari amagambo akomeye yo gutekerezwaho buri muntu wese agomba kumva. Imana yemera yuko ibyo wari uri kwibwira bihinduka kugira ngo ibashe kugukuza, ibashe kuguteza imbere. Ngo ntabwo Imana ijya yemera yuko ibintu bihora bigenda umujyo umwe, ijya yemera ko ibintu bihinduka kugira ngo ibashe kugukuza. 269 aya magambo arashaririye, ari kutubwira hatya ati imibereho ifite icyerekezo n'umujyo umwe akenshi ntituma habaho igikuriro cy'iby'umwuka. Bamwe ntibashobora kugera ku rugero ruhanitse rw'iby'umwuka keretse gusa mu mibereho yabo habayemo impinduka. Imana mu bwenge n'ubuhanga bwayo, iyo ibonye ko izo mpinduka ari ingenzi kugira ngo imico ibashe kuremwa neza, izambaguza kandi ikavurunga imibereho y'umudamararo umuntu yarabayemo. Iyo ibonye ko umukozi wayo akeneye gusabana nayo biruseho kugira ngo ibigereho, imutandukanya n'inshuti n'abo bamenyeranye. Igihe yateguriraga Eliya kwimurirwa mu ijuru, Imana yagiye imwimura imuvana mu karere kamwe imujyana mu kandi kugira ngo uwo muhanuzi atadamarara, bigatuma ananirwa kunguka imbaraga z'iby'umwuka. Kandi byari umugambi w'Imana ko icyitegererezo cya Eliya gihinduka imbaraga yo gufasha imitima myinshi no kuyitera kugira inararibonye nzima kandi yagutse. Ngicyo ikibigeragezo bimariye umukristo, nuko Imana ibigambiriye guhembura imibereho yawe y'iby'umwuka. Imana hari igihe ngo bishaka kubona ko ugomba kugera ku rugero ruhanitse rw'iby'umwuka. Imana ibishaka kugira ngo were kubaho umeze nk'igitandame, were guhora ugendera mu bintu ngo by'umujyo umwe. Noneho ikemera ko ibigeragezo bibaho kugira ngo imibereho yawe y'iby'umwuka ikure, itere imbere. Mu gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo waho wa 7, tekereza ko ari urupapuro rwa 214, maze nkajya ku ntambwe ya 3. Aya magambo arakomeye nayo. Burya ntabwo Imana itwanga, bakundwa n'Imana. Imana iradukunda, ariko ntabwo yemera yuko tuzajya mu ijuru turi ibitete. Ntabwo bibaho, ahubwo tugomba kubanza twanyura mu ishuri ryo kudutunganya, tukabonera, tugasa nk'uko ishaka, kugira ngo tubashe guhinduka abana b'Imana bashimwa, bera, bakiranuka. Ariko twarabanje kunyura muri iryo shuri ry'ibigeragezo. Ntekereza ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo Imana ijya yemera yuko ibuye ry'igifonyi rigeragezwa. Ntabwo yakwirirwa ngo urarishyira mu muriro, ngo ahubwo iyo imaze kubona ko ibuye ari ry'igiciro, niryo ijya yemera ko rinyura muri iryo suzuma ry'ibigeragezo. Burya nicyo gituma ugomba kwicara ukavuga uti ariko burya Imana irankunda, ubwo ibi bimbayeho nta ruhare nabigizemo, atari njye wabikuruye, nkabona bibayeho gutyo gusa ntazi uko bije, hari icyiza Imana yabonye ko kiri muri njyewe. Kandi burya Imana yasezeranye ko izatanga n'imbaraga zo kubishobora. Ngaho Mana, za mbaraga wasezeranye zizayuha abahuye n'ibigeragezo, nanjye zimbi. Ndasoma amagambo aboneka mu gitabo cya Zaburi. Ni amagambo ntekereza ko adufasha kugira ngo iyi ntambwe tuyiveho. Zaburi ni amagambo aboneka mu gitabo cya Zaburi. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ntabwo ajya yemera yuko abantu batagira icyerekezo cyo kumuhesha icyubahiro, ntabwo yemera. Noneho gutsinda kwacu kukazaba gushingiye ku kuntu twakoresheje imbaraga n'ubutabazi Imana iduha. Ntabwo Imana ijya yemera yuko duhangana n'ibigeragezo turi twenyine. Ndasoma igitabo
cya Zaburi ibice 11 umurongo wa 5 haranditse ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Rero igihe ibigeragezo bije, jya wibaza uti se koko Mwami akayira watanze ngomba kunyuriramo kugira ngo ibi bigeragezo byere kuzansiga habi, imbuto yo kwihangana izabashe kunyeramo, maze urukundo n'ubugwaneza bingaragareho, noneho mbashe guhinduka ibuye ribajwe, ako kayira kanyereke binyuriye mu kuba maso no gusenga no kwemera ubushake bw'Imana bugasohozwa muri wowe, nta kabuza uzatsinda. Reka njye ku ngingo ya 3 yitwa ibigeragezo bidukamuramo kwiyiringira. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba yibona ko hari ikintu. Mu gitabo cy'Abanyumuzingo wa 5 paje 55 haranditse ngo hari igihe abantu bahura n'ibigeragezo maze bagenzi babo bakabaseka, ngo ariko ngo Imana ibirinduye ikabagerageresha ibiri munsi y'iby'abandi basekaga, ngo ntabwo babasha kwihangana n'akanya na gato. Nicyo gituma Imana ijya yemera kugira ngo buri muntu wese anyure muri iryo shuri, noneho uko yibwiraga ari abone neza ko atariko, noneho ace bugufi. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo ntabwo ndaza kuhasoma, haranditse ngo igihe Petero yari yaramaze kugwa mwa kiriya kigeragezo, ngo niho yongeye guha agaciro kwicisha bugufi, niho yabashije guha agaciro bagenzi be, ngo niho yabashije kumenya uburyo agomba kwegera imitima, bitewe nuko ukwishongora kore ko aramaze kumukamukamo, azi ko umuntu wese. Reka aya magambo nyagusomere wowe nteze amatwi, mwana w'Imana, guhamagarwa kwacu gukomeye 276 276 hari amagambo ari kutubwira ngo he kugira umwizera n'umwe wirata ko ashikamye nk'umusozi ku buryo atagwa akava mu birindiro bye mu byo kwizera. Ndasubiramo, he kugira umwizera n'umwe wirata ko ashikamye nk'umusozi ku buryo atagwa akava mu birindiro bye byo kwizera. Iyo utangiye kwishongora uba ugiye kwihamagarira Satani. Nicyo gituma rimwe na rimwe iyo umuntu icyo kibazo cyanze kuvamo, Imana ijya yemera yuko abazwa, kandi akabazwa n'ikigeragezo kugira ngo ibyo atari yiyizi abibone. Ku rupapuro rwa 11 haranditse ngo biroroshye cyane ko umuntu yacikwa akareka kwitegeka, maze akiroha ku manga akagwa mu irimbukiro nta kabuza. Ibyo biroroshye rero. Nicyo gituma umuntu wese agomba kwigengesera, agasaba imbaraga y'Imana, akareka kwishingikiriza ku mbaraga ze bwite. Ubwo umuntu wese utuye ku isi birakwiriye ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Buri wese agomba kubivuga, akabishimira Imana. Hari icyo ufite njyewe ntafite, hari icyo runaka afite abandi badafite, ariko twese hamwe ubuntu bw'Imana buraduhagije. Rero ingingo ya 3 y'umumaro w'ibigeragezo ngo ni ukudukamuramo kwiyiringira. Iyo umuntu akomeje kwishongora, rimwe na rimwe ngo Imana ijya yemera yuko ibigeragezo biza. Aya magambo rumva ndaza gusoma mu gatabo kitwa Reba Hejuru Ubeho. Hariho amagambo numva ndashaka kuvugaho. Ibigeragezo mu isi bigomba kubaho, ariko kandi abantu bagomba kumenya neza uburyo bagomba guhangana nabyo, kandi bakamenya neza umumaro bagomba kubikuramo. Dore ko benshi ibigeragezo bije, aho kugira ngo bitume begerana n'Imana, barayivuma, bijunika abandi bati nibo babiduteshe. Nuko ugasanga mu cyimbo cyo kugira ngo imbuto z'ubugwaneza n'urukundo no kwihangana byere, ahubwo hakaza
ubugome, umujinya, urugomo, kwanga abandi no kwitwararika bamwe ukishyiramo abandi kandi ntaho bahuriye nabyo. Mu gitabo cyitwa Reba Hejuru Ubeho hari amagambo ndashaka gusomamo cyane ntekereza ko adufasha, kandi aya magambo araza kutuzamura tugana ku yindi ntambwe ndashaka kuvugaho. Ibigeragezo bishobora kuboneka uyu munsi kandi umuntu akabona ko bishaririye ndetse ko bikomeye, ariko kandi ngo Imana ntabwo ijya yemera ko biza itagambiriye kureba ikibi kiri muri wowe no kureba icyiza cyatezwa imbere uramutse wemeye gucongwa ndetse no kunyura muri iryo shuri utabaje ubuntu bw'Imana n'imbaraga ikomoka kuri yo kugira ngo bashe kunyuramo. Ntekereza ko ndihuta cyane, aya magambo reka tuyihorere kugira ngo ducungure umwanya, ahubwo ndasoma iki gitabo cyitwa Guhamagarwa Kwacu Gukomeye, urupapuro rw'167. hari amagambo ari kutubwira atya ati yego ndetse no mu mabuye ashingaraye harimo ay'igiciro mu maso y'Imana, ishoka n'inyundo ndetse n'urutambi rw'ibishuko n'ibigeragezo biri mu biganza bya wa wundi w'umunyabwenge, kandi ntabwo abikoresha agendereye gusenya, nta kubitira ubusa, ahubwo abikoresha mu gutunganya buri mutima. Ndasubiramo, ishoka n'inyundo ndetse n'urutambi rw'ibishuko n'ibigeragezo biri mu biganza bya wa wundi w'umunyabwenge, kandi ntabwo abikoresha agendereye gusenya, nta kubitira ubusa, ahubwo abikoresha mu gutunganya buri mutima. Mwana w'Imana, hari igihe bizaza bifite isura runaka, bishaririye. Ndasomye ngo ni ishoka n'inyundo n'urutambi, byose birakaze kandi birashaririye, nyamara kandi ngo bizisuka ku muntu ngo bitagambiriye kumusenya, ngo ahubwo bigambiriye kumutunganya no kweza umutima. Niyo mpamvu ingingo ya 3 yari kutubwira ngo ibigeragezo biba bigambiriye kudukamuramo kwiyiringira. Reka nje ku ntambwe ya 4. Ibigeragezo ngo bitwigisha, biberaho kutwigisha no kudutoza umurimo w'Imana. Ni ukutwigisha no kudutoza umurimo w'Imana. Ibi ntabwo tubivugaho cyane byinshi kubera ko twamaze kuvugaho icyo byamariye Petero. Icyo byamariye Petero ni nacyo byamarira n'abandi. Reka nsombe aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi. Hari amagambo ntekereza ko araza kudufasha cyane. Kubana n'Imana buri munsi 268, maze nje ku ntambwe ya 5. 268 haranditse ngo byashoboka ko hari byinshi bikeneye gukorwa, kuko uri ibuye ridatunganye rikenewe gucongwa neza, rigashyirwaho inguni kandi rikanogerezwa mbere y'uko rishyirwa mu mwanya ryagenewe mu rusengero rw'Imana. Hepfo, ntibikagutungure, aya magambo arakomeye, ntibikagutungure igihe inyundo n'umutarimba w'Imana bizaba biri kumena inguni zishingaraye zo mu mico yawe, kugeza ubwo uzaba ukwiriye gushyirwa mu mwanya yakugeneye. Nta muntu ubuntu ubasha gukora uyu murimo, Imana yonyine niyo ishobora kuwukora. Kandi mugire icyizere, nta ntiku yayo izakubitira ubusa nta mpamvu. Buri ntiku yayo iba iyobowe n'urukundo kubw'umunezero wawe w'iteka ryose. Imana izi ubutandame bwanyu, kubw'ibyo ikubita igendereye kubatunganya, si ukubasenya. Imico itunganijwe nk'amabuye arimbisha inyumba
ibasha kurabagirana mu bikari by'Imana iteka ryose. Mbega ibintu bishobora kutubaho bikadutunganya, bikatugira abahungu n'abakobwa b'Imana, ariko mbega ngo birakomera bitewe n'umumaro byatanga ku muntu, ariko kandi ko nta muntu wabasha kugira kwizera kurabisaba. Ngo Mana ntabwo mperuka ibigeragezo, ngo Mana nyoherereze ibigeragezo, ntawabisaba. Ariko ni ishuri Imana yateguye ko buri mwene Adamu wese agomba kunyuramo kugira ngo ziriya nguni zitunganywe. Umutarimba w'Imana ugomba kuza, maze izo nguni zishingaranye zo mu mico zikavaho, tukabasha gushyirwa mu mwanya twagenewe. Mu gitabo cyitwa La vie de Christ haranditse ngo mu isi niho inyundo n'imitarimba bigomba kuvugirwa kugira ngo mu ijuru tuzabeho dufite umutekano n'amahoro. Iyi ngingo ya 4 reka nyiveho nje ku ntambwe yaho ya 5. Haranditse ngo bituma imbuto yo kwihangana yera neza. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya bavuga ngo nuko nzi kwihangana, ngo naho ubundi aranjambaguje. Iyo umuntu avuze ngo azi kwihangana, yarangiza akakubwira ibibi by'uwo wamuhemukiye, ubwo kwihangana biba byaramucitse. Iyo ugize kwihangana kandi iyo mbuto yo kwihangana ikaba yarakugezemo, iyo uyera ukorerwa ibibi, ugahora, ugatuza, ugashinyiriza, kugira ngo kwihangana ko gusohoza umurimo wako. Kandi burya kwihangana ntikwabasha kubaho utabashije guhura n'ibikubangamira, n'ibikubuza umutekano, n'ibikuzambaguza. Ntabwo byashoboka yuko ugira kwihangana utabanje guhura n'ibigeragezo, utabanje guhura n'ibikugwa nabi. Muri kino gitabo cyitwa La vie de Jésus, La vie de Christ, ngiye gusoma muri page ntekereza ko iraza kudufasha cyane 174. 174 hari amagambo ntekereza ko adufasha cyane, n'amagambo akomeye kandi y'ingenzi kuri iyi ntambwe yaho ya 5, ngo bituma imbuto yo kwihangana ndetse n'ubugwaneza yera neza. Urupapuro rwa 174, reka nsome 178. Les choses qui semblent aux chrétiens des plus cruelles deviennent souvent les plus grandes bénédictions. Ibintu bisa n'ibishaririye mu mibereho ya gikirisitu akenshi cyane bihinduka umugisha ukungahaye. Ibintu bisa n'ibishaririye kandi bikaze mu mibereho ya gikristo akenshi ngo bijya bihinduka imigisha ikungahaye. Les reproches et les fausses accusations ont toujours été les partages de ceux qui ont été fidèles à remplir leurs devoirs. Baravuze ngo kugawa no kubeshyerwa iteka ryose ni umugabane w'abantu bakiranukira gusohoza inshingano zabo. Ndasubiramo, ni ukugawa, ni ukubeshyerwa n'ibirego by'ibinyoma iteka ryose, ngo burya ngo ni umugabane w'abantu bakiranukira gusohoza inshingano zabo. Aya magambo aravuze ngo, hepfo aravuze ngo la persécution de la part des ennemis éprouve les fondements sur lesquels repose réellement la réputation. Akarengane gakomotse ku banzi kaba gasuzuma urufatiro rw'abantu bubatse gusa ku kumenyekana. Ati bagire ngo ndakaze, bagire ngo ndakomeye, bagire ngo ndi intwari. Iyo umuntu ushaka kujya aho bamukunze gusa bari kumucururira, rimwe na rimwe Imana iravuga iti uyu muntu rero ngiye gukuza ibiri muri we, mwoherereze n'akandi kariro ko kubaka kuri la reputation, ibyubahiro. Umuntu akagusuzugura, akakugaya, akakureba ngwayi, noneho waba wari wubatse kukumenyekana ku cyubahiro uti mbivuyemo, ariko waba wubatse ku kuri
ya mbuto yo kwihangana ikera umusaruro wayo. Les serviteurs de Dieu ont toujours souffert l'opprobre, mais la grande œuvre se poursuit au milieu de la persécution, des emprisonnements, des rites et de la mort. Abagaragu b'Imana bagomba kwihanganira ibitutsi, bagomba kumenya ko bazagenda bahura n'ibibagerageza ndetse n'akarengane, bagomba kumenya ko bazahura no gufungwa, bagomba kumenya neza ko bazahura n'intambara ku musozo baherutse kuzimiza ubugingo bwabo, ariko bagambiriye kugira ngo amahame y'ijambo ry'Imana yererezwe, kandi bazasohorezwa rya jambo rivuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Hari amagambo ndashaka guteraho ngana ku musozo kugira ngo tubashe kumenya neza iyi ntambwe ikomeye cyane twari turimo tuganira yatubwiraga ngo umumaro w'ibigeragezo. Ndasoma isomo rimwe riboneka mu gitabo cya Abaroma, ibice byaho ni 5, umurongo waho ntekereza ko ari uwa 4. Reka aya magambo aba ariyo dusorezaho iki cyigisho cyacu. Abaroma 5 umurongo waho ni uwa 4. Hari amagambo ntekereza ko ariho tugiye gusorezaho. Haranditse ngo, reka mpere ku murongo wa 3, ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Reka buri muntu wese arebe ko akunda Imana koko. Reka buri muntu wese igihe ibigeragezo bije amenye ko hari ibyo Imana igambiriye guconga, ariko kandi ko ifite n'ibyigambiriye guteza imbere muri we. Reka umuntu yumve neza yuko ubuntu bw'Imana aribwo buzamufasha kwambukiranya umuraba w'ibigeragezo. Imbaraga zacu bwite ntabwo zabishobora. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba gusenga ngo Imana imuhe ubuntu bw'Imana bumushoboze gutsinda no kunesha. Buri wese nabigire intero n'inyikirizo, amasengesho yacu yerekera aho ngaho. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.